Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ni Pasiteri Sedesiyasi yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya 26 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Ijambo ry'uyu munsi, umwanzuro wo kurwana urugamba rwo mu mwuka. Fata umwanzuro wo kurwana urugamba rwo mu mwuka. Turasoma mu Befeso igice cya 6, turahera ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 18. Abefeso igice cya 6 duhere ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 18. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Maze urwane urugamba rwo mu mwuka. Uwo ni umwanzuro w'uyu munsi. Byanze bikunze hari ibyo udakunda birimo n'intambara cyangwa se kurwana. Nanjye intambara sinyikunda. Niyo mpamvu ijambo ry'uyu munsi riratubwira ngo fata umwanzuro wo kurwana urugamba rwo mu mwuka. Fata umwanzuro wo kurwana urugamba rwo mu mwuka. Iyo dutekereje ku rugamba cyangwa se intambara, dutekereza intambara ya kabiri y'isi yose, intambara ya mbere y'isi yose, tugatekereza n'intambara n'urugamba Abisirayeli barwanye binjira i Kanani ubwo bari bayobowe na Yosuwa. Ubwo Abisirayeli binjiraga i Kanani bayobowe na Yosuwa, bahasanze abanzi benshi bagombaga kurwana nabo kugira ngo igihugu kibashe kuba icyabo, kugira ngo babashe kunezererwa imigisha yose umwami Imana yari yabasezeranije. Bagombaga rero kurwana nabo bahasanze. Na n'uyu munsi niko biri. Umaze gufata umwanzuro w'agakiza, umaze gufata umwanzuro wo kwizera Imana muri Kristo Yesu, ukurikizaho kurwana urugamba rwo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo ubashe kunezererwa imigisha yose yo mu gakiza. Imigisha yose yo mu gakiza. Abisirayeli bahawe isezerano rifatika. Bahawe isezerano rifatika, bivuga bahawe kwinjira mu igihugu cy'i Kanani. Niyo mpamvu, kuko bahawe amasezerano afatika, niyo mpamvu bagombaga no kurwana urugamba rufatika. Urugamba rufatika. Bagakoresha intwaro z'intambara nyine, bakarwana n'amoko basanze i Kanani. Amasezerano afatika rero asaba Abisirayeli kurwana urugamba rufatika. Twebwe rero uyu munsi twahawe isezerano ryo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu turwana urugamba rwo mu buryo bw'umwuka, kandi dufite umwanzi uturwanya. Ntabwo tumubonesha amaso, oya, ntabwo tumubonesha amaso. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 8 haratubwira ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconjomera. Umurongo wa 9, mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Mumurwanye mushikamye. Umwanzi wacu ni Satani, nta wundi tugomba kurwanya, ntabwo tumureba. Niyo mpamvu duhamagarirwa uyu munsi, duhabwa inshingano yo kurwana urugamba rwo mu mwuka.
ntabwo uhamagarirwa kurwana urugamba rufatika keretse abisirayeli binjira i Kanani kuko bari bahawe isezerano rifatika. N'abanzi babo n'abanzi bafatika barabarebeshaga amaso yabo, barahanganye, bararwanaga mu rugamba, mu ntambara isanzwe yo kurwana. Twe rero umwanzi uturwanya ntago tumureba n'amaso, niyo mpamvu turwana urugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana uyu munsi riratubwira noneho utware intwaro zose, intwaro zose hataburamo n'imwe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana, intwaro z'Imana hataburamo n'imwe. Nuko ufata umwanzuro, fata umwanzuro wo kurwana urugamba rwo mu mwuka. Intwaro z'Imana twamaze gusoma hano mu Befeso igice cya 6, uhereye ku murongo wa 14 ugakomeza ukageza ku murongo wa 18. Intwaro zose z'Imana, intwaro zose z'umwuka. None ugiye kurwana gute rero? Ingingo ya mbere, ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe, ni ku murongo wa 10. Kubera iki? Umuririmbyi yararimbye ati nikomeje ku rutare kuko ahandi hose ni umusenyi. Nikomeje ku rutare kuko ahandi hose ni umusenyi. Ukomerere mu mwami wacu Yesu Kristo no mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe. Haleluya. Ubwo nibwo buryo tugomba kurwana. Erega kuba dufite intwaro zose z'Imana ni kimwe, ariko ikindi nuko tugomba kuba dufite uburyo bwo kurwana, noneho uburyo bwo gukoresha izo ntwaro, uburyo bwo gukoresha izo ntwaro. Ni igitangaza kubona umusirikari yirukanka afite intwaro, yirukanswa n'undi ufite intwaro nk'iyo afite. Ikibazo aba yagize ntago aba azi kurwanisha iyo ntwaro nubwo ayifite. Ingingo ya mbere rero, ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Haleluya. Imbaraga z'ubushobozi bwe, uwo ni Yesu Kristo umwami w'abami. Ati naho ubutware bwose mu ijuru no mu isi nuko mugende. Haleluya. Nuko mugende. Umwami Yesu Kristo aduha ubutware, niyo mpamvu turwana mu izina rya Yesu Kristo urugamba rwo mu mwuka, urugamba rwo mu mwuka. Ni ngombwa kumenya umwanzi uturwanya. Iyo utazi umwanzi ukurwanya, ko ari umwanzi wo mu buryo bw'umwuka, ko ari umwanzi utagaragarira amaso y'umubiri, utangira kurwana n'uwo muri kumwe, ukarwana n'uwo mwashakanye, ukarwana n'umwana wibyariye, umwana akarwana n'umubyeyi. Kuki? Kuko adasobanukiwe umwanzi wacu ari we. Umwanzi wacu ni Satani, ntabwo tumubonesha amaso. Ukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe, uwo ni Yesu Kristo, ni umwami w'abami. Icyatumye yerekanwa, umurongo wa 8 mu Yohana wa mbere igice cya 3, icyatumye yerekanwa no kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani mu izina rye. Uwo ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo. Ni kuko hari abandi bantu b'ibirangiriye babayeho, hari intwari zabayeho, hari ibihangange byabayeho, ariko niba ari urugamba rwo mu mwuka, nkubwire mwene data, nshuti mukundwa, muvandimwe, ni ukurwana urugamba rwo mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Urundi rugamba rutari urwo mu mwuka, wenda hari ubundi buryo warurwana, ariko abizera Imana muri Kristo Yesu, urugamba duhamagarirwa kurwana, kuko twahawe amasezerano mu buryo bw'umwuka. Tugomba kurwana urugamba rwo mu buryo bw'umwuka, kubera ko dufite umwanzi wo mu buryo bw'umwuka. Tugomba kurwana urugamba rwo mu buryo bw'umwuka, tugakomera mu mwami wacu Yesu Kristo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwose. Twikomeze ku rutare. Umwami Yesu Kristo ni urutare. Haleluya. Ni urutare. Dawidi ati ni urutare nihishamo ngakomera, niwe bwihisho bwanjye, niwe bwihisho bwanjye. Reka umwami Yesu Kristo uyu munsi akubera ubwihisho, ubwihisho bukomeye. Ngo nuko umunyabwenge agiye kubaka, yubaka inzu ye ku rutare.
ngo imivu iratemba, imiyaga irahuha, ngo byose byikubita kuri iyo nzu. Iyo nzu ntiyagira ikiba. Kuki? Kuko yubatse ku rutare. Fata umwanzuro wo kurwana urugamba rwo mu mwuka. Kurwana urugamba rwo mu mwuka mu mbaraga z'umwami wacu n'umukiza ari we Yesu Kristo. Ari we Yesu Kristo. Uzarwana gute rero? Ingingo ya kabiri, kandi wambare intwaro zose z'Imana. Wambare intwaro zose z'Imana. Buriya hari intwaro Goliyati atari afite, nta nubwo yari kuyibona, yari kuyikura hehe? Buriya Dawidi yamuteye ibuye rifata ahabura intwaro, intwaro y'Imana, intwaro y'agakiza, ngo mwambare ingofero ariko gakiza. Goliyati nta gakiza yari afite. Ibyo Dawidi yabibonye neza. Niyo mpamvu ibuye ryaragiye ryikubita ahabura intwaro, ingofero y'agakiza. Wambare intwaro zose z'Imana. Nushaka ufata umwanya wongere usome neza uhereye ku murongo wa 14 mu Efeso igice cya 6. Izi ntwaro dusoma hano ntaho tubonye yuko ngo uzatwara inkoni y'igiti cyangwa se icyuma kinini. Oya, kwirirwa ukubita hasi ngo urakubita Satani, yewe ibyo ntacyo bimubwiye, nta n'ubwoba bimuteye. Igihe kimwe twirirwaga dukandagira dukubita imigeri hasi ngo turamukandagira. Ikintu cyose gifatika niyo wagikubita ukacyumvisha uwo ntago ari Satani. Satani ntago aboneshwa n'amaso. Gukandagira hasi n'imbaraga, ibirenge birakurya gusa, nta kindi. Ibirenge bigashyuha, nta kindi. Gukubita inkoni hasi ntacyo bimutwaye. Kuki? Kuko turwane urugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Turwane urugamba rwo mu buryo bw'umwuka. Twambare intwaro zose z'Imana. Intwaro zose z'Imana. Ingingo ya 3, maze uhagarare udatsinzwe kandi ushikamye rwose. Umurongo wa 13 n'uwa 14. Uhagarare udatsinzwe kandi ushikamye rwose. Ni ugushikama mu gakiza. Gushikama mu gakiza. Erega mbere yo kurwana urugamba rwo mu buryo bw'umwuka ubanza gukizwa. Kuko iyo ukijijwe, iyo wizeye Imana muri Yesu Kristo, uwo munsi, iyo saha, uwo munota, ni ukuvuga ngo uba ufashe umwanzuro wo kurwana urugamba rwo mu mwuka. Kurwana n'isi n'umubiri n'umubi. Uba ufashe umwanzuro. Haleluya. Umwanzuro wo kurwana urugamba. Biragusaba gushikama mu gakiza, ugashikama muri Kristo. Haleluya. Ugatera intambwe uyobowe n'umwuka wera, ugasenga mu izina rya Yesu. N'umwami Yesu ati mbahaye ubutware, nuko mugende. Haleluya. Kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Uyu munsi kwa kabiri umwami Yesu Kristo arashaka kugendana nawe, arashaka kuyobora intambwe zawe. Uko byagenda kose ukomeze gusenga, kandi musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Izo ntwaro zose habuzemo gusenga ibyakunda. Komeza gusenga, haba ku manywa ukomeze gusenga, haba nijoro ukomeze gusenga, haba ku zuba ukomeze usenge, haba mu mvura ukomeze usenge, haba ufite amahoro ukomeze usenge, hari intambara imbere yawe ukomeze usenge. Umwanzuro w'agakiza ni umwanzuro w'urugamba rwo mu mwuka. Imana ishimwe cyane kuko turwana urugamba umwami Yesu Kristo yamaze kutuneshereza. Ati birarangiye. Imana ishimwe cyane kandi kwishimire. Imana iyobora intambwe zawe kandi ikuneshereze. Dusenga. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu
ushimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro mwami wacu kandi mana y'agakiza kacu, abakwiringira uwiteka mana urabiyereka kandi ukabarwanirira mwami wacu kandi mana yacu ndagushima yuko waduhaye Yesu Kristo ari we mwami w'abami kandi uturwanirira kugira ngo tubashe kunesha urugamba rwo mu mwuka. Ndakwinginze mana kugira ngo abakwizera abakristo abakozi bawe uyu munsi twongere gusobanukirwa umwanzi uturwanya ko ari Satani, kugira ngo tumurwanye kandi aduhunge nk'uko isezerano wariduhaye. Habwa icyubahiro mwami wacu uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.